muraho mumeze mute? Jyewe meze neza. Uyu munsi rero nje kukubwira interuro ntazongera gusubiramo na rimwe. Interuro ntazongera gusubiramo kuvuga. Guhera uyu munsi sinzongera kuvuga ngo sinzongera kuvuga ngo sinabishobora. Guhera uyu munsi ntabwo nzongera kuvuga ngo sinabishobora, kubera ko narebye nsanga iyo mvuze iri jambo ngo sinabishobora bihita bigenda n'akabaraga nari mfite n'agatekerezo nari mfite, yewe byose bihita bigenda we. Iyo mvuze ngo sinashobora ikintu runaka, mbega uyu munsi nize ko ntazongera kuvuga ngo sinabishobora. Sinabishobora is now clean in my head, in my mind, everywhere. Ni ukuvuga ngo seriously iri jambo nasanze ari ijambo rikomeye, ari ijambo kandi akenshi dukunze gukoresha rifite imbaraga. Iyo uvuze ngo sinabishobora, mu mutwe wawe bihita bivamo bya bindi wumvaga washobora, bya bindi wari unafiteho agatekerezo gahita kagenda. Mbese iri jambo ukirivuga mu kanwa kawe bihita byikoroka mu mutwe. Niyo mpamvu rero jyewe nafashe icyemezo cyo kutazongera kurikoresha, ahubwo ngiye kurisimbuza andi magambo nk'atatu. Ayo magambo nk'atatu nahisemo ari uko nyine natekereje amagambo menshi, nashatse ndeba ikintu cyasimbura iryo jambo. Hari igihe ikintu rwose uba ubona kigoye pe ku rwego rwo hejuru, noneho kavuga uti ndabigenza nti noneho. Ariko guhera uyu munsi nyine uyu mwitozo ngiye mbese nihaye, nawe ndawukubwiye, niwumva rwose hari ikintu wagukorera mu buzima bwawe, hari ikintu wagufasha, nawe uyu mwitozo witoze. Njyewe guhera uyu munsi ntabwo nzongera kuvuga ngo sinabishobora. Mbese nawe bigerageza uyu munsi, hanyuma duhindure muri ubu buryo. Mu mwanya wo kuvuga ngo sinabishobora, uvuge ngo ngiye kubigerageza. Urumva nk'ubu umuntu hari igihe ashobora kukubwira ngo terura kino kibuye, kandi ubona nawe rwose kigusumbya ibiro, ariko nibura yakubwiye ngo giterura ugikure hano ugishyire hariya. Kugiterura ntiwabishobora, ariko nuvuga ngo sinabishobora, yewe mu mutwe wawe uzahita ucika intege nyine wumva ko utabishobora. Ariko nuvuga ngo ngiye kugerageza, uzi kugerageza kwawe ikintu bizahita bigufasha, bizahita bituma mu mutwe wawe wiyumvamo ikintu cyitwa imbaraga. Ubundi uhite ufata rya buye, ntabwo uzariterura, uzarisunika. Nurisunika rigera aho yashakaga ko rigera. Icyo gihe se ntirizaba rigezeyo? Kandi rizagerayo utariteruye, ukoresheje ubwenge bwawe, wishyizemo yuko ubishoboye, nuko uhite urigeza aho yashakaga. Abyumvise? Icyo ni ikintu cya mbere kizamfasha. Nawe niwumva cyagufasha uzajya ugikoresha. Ubwo iryo jambo ngiye kugerageza, mu mwanya uvuga ngo sinabishobora, ngiye kugerageza, reka ngerageze. Hanyuma aka kabiri, ibi bintu nubwo bigoye, ndashobora kubikora. Nyine ni kwa kundi ko kugerageza n'ubundi. Mbese nyine aho kugira ngo uvuge ngo sinabishobora, bigerageze. Noneho nubigerageza uzasanga bigoye, ariko nyine mo gake gake ushyiremo ibibaraga, ukore iyo bwabaga, ukore uko ushoboye kose, ubwenge bwawe bwose, ubaze abantu, utinyuke, urashoboye. Hanyuma
nurangiza wabitangiye hari ubwo uzajya ubona ugiye gusubira inyuma biri kwanga, ubundi ukagenda ukajya imbere ukabona biri kwemera, ubundi bikanga, ariko nyine urumva ko uba wabigerageje. Finally ugera ku kintu cyiza. Bya bintu witaga yuko bikomeye usanga wabikoze we. Umva nusanga wabikoze uzahite wiha amashyi. Nanjye rero uyu munsi kubera ko niyemeje ako kantu kuko ngiye kugerageza, ntazongera kuvuga ko ntabishobora. Ubu twagiye, abantu tugiye gutandukana n'ijambo rivuga ngo sinabishobora. Twagiye, mwakoze cyane kunkurikira no kuntega amatwi. Twagiye.